Ikaze tugiye kurebera hamwe ikibyimba kibasira nyababyeyi. Wabwirwa n'iki niba muri nyababyeyi yawe haba harimo ikibyimba? Ikindi turareba imirire ikwiranye mu by'ukuri n'imyanya ibyara y'abadamu kugira ngo ikore neza. Turanarebera hamwe maharani, inyunganiramirire itangiye kumenyekana kandi ikoreshwa na benshi kandi nziza. Mu by'ukuri ikibyimba cyangwa n'ibibyimba bishobora kwibasira nyababyeyi, igihe umubyeyi cyangwa umukobwa bifite bishobora kurangwa n'ibi bikurikira. Uyu muntu akunda kuva bidasanzwe, cyane cyane bigakunda kumubaho muri ya myaka ya nyuma yo gucura. Mbese uracuze none utangiye kujya uva cyane, kuzana amaraso mu myanya y'ibanga, ukayoberwa rero icyabaye. Bigenzure neza, bishoboka kuba byaba ari ibibyimba biri muri nyababyeyi. Hari abandi bava hagati y'ukwezi k'umugore, mbese niba wari buzajye mu mihango ku itariki runaka, amaraso akaza mbere y'igihe. Bigenzure neza kandi witonze. Hari abasohora ururenda rimwe na rimwe ruvanzwe n'amaraso mu myanya y'ibanga. Hari no kuribwa mu nda yo hepfo cyangwa se ukumva icyokere cyane. Ibyo rero bikaba ikindi kimenyetso. Uburibwe mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ku bashatse, kuko hari n'ababigira kandi batarashatse. Hari no kuribwa mu gihe uri kwihagarika cyangwa se mu gihe uri kwituma wowe ukumva ufite ububabare. Hari abandi bashobora gutakaza ibiro cyane mu buryo bukabije kandi mu buryo budasobanutse. Bishobora no kuba ari ikimenyetso cy'uko rero byabaye kanseri, bitakiri ibibyimba bisanzwe. Ibi bimenyetso byose bivuzwe hari icyo kwitabwaho rwose kandi cyane. Kuva kose kudasanzwe, cyane cyane nyuma yo gucura, uba ugomba kubyitondera. Ikindi, kuva kuri gahunda kw'imihango bikabije kandi bikisubiramo kenshi, bigenzure neza amazi atararenga inkombe, kuko hari icyo biba bisobanuye. Hari icyo bisobanuye ku mubiri wacu. Bisobanuye ngo umubiri wacu ntabwo utuje kandi uri gukora nabi cyangwa se urahangayitse. Hari imbogamizi zirimo byanga bikunda, kandi izo mbogamizi zishobora kuba ari ibibyimba. Bimwe rero mu bitera ibi bibyimba, hari akajagari k'ikamuka ry'imisemburo ngengamubiri kamara igihe kirekire ufite ako kajagari, mbese imisemburo ikora nabi. Ibyo rero bigatuma ikibazo kivuka, kandi ibyo bikaza mbere yo gucura. Kurya inyama nabyo bishobora kuzamura ibi bibyimba cyane, kuko zikangura nyababyeyi. Igihe umuntu afite umubyibuho ukabije, niyitege yuko uyu mubyibuho ushobora gutuma azagira ibibyimba muri nyababyeyi. Impamvu umubyibuho ukabije ugira icyo utwara, mbese ukaba wazamura ibibyimba, ni uko kuremwa k'umusemburo witwa androgene, wa wundi uba ugiye guhindukamo estrogene, ukunda kwibika mu mihore ibika urugimbu ku bari mu gihe kiganisha gucura, hafi yo gucura. Ndetse rero ibyo bikerekana ukuntu umuntu nyine ufite ibiro byinshi ni nawe wa wundi uba ufite urugimbu rwinshi. Bisobanuye rero ko ashobora kugira ibibazo by'ibibyimba bya hato na hato. Abantu bavurishijwe kenshi imiti irimo imisemburo ihembura gusama, nabo bashobora kugira ibi bibyimba ku rugero rurenze urw'abatarayikoresheje. Birumvikana rero ko ibibyimba bihari. None se dukora iki? Ibyo kurya byose bikize muri vitamine yitwa A, C ndetse na E, ibi bifasha abarwaye ibibazo by'abadamu, mbese ibibazo byo mu myanya myibarukiro y'abadamu. Aha twavuga nka brokoli, amashu, shufureri, kare. Ibi byose bishobora kwifashishwa kuko haba harimo icyitwa sulforafane muri ibi bisa nk'amashu, brokoli, amashu, shufureri, kare. Ibi rero bikerereza gukura kwa kanseri. Aha twanavuga kongera inyanya mu mirire, rantiye, kurya umuceri wuzuye, avoine, karoti, inkeri z'ubwoko bwose. Izi zirafasha ku bibyimba ndetse no gukingira kwirinda kanseri mu myanya y'ibanga y'abadamu. Teveri, kirikima, imboga z'icyatsi kibisi gitsibaze nka epinari, tungurusumu, onyo, ubwo ni igitunguru gitukura, tangawize, grendole cyangwa flaxseed. Ibi byose birafasha mu kurinda imyanya myibarukiro y'abadamu. Ibinyampeke byuzuye, soya n'ibiyikomokaho harimo za tofu
n'ibindi birafasha rwose mu guhangana n'indwara zibasira imyanya y'abadamu. Hari ibyo ariko tuba tugomba kwirinda nk'isukari yo mu nganda y'umweru, ibisindisha, soda, inyama, ibyo kurya bitekeshejwe amavuta, ibyahinduwe bitewe n'ikoranabuhanga. Ibi byose tuba dukwiye kubyirinda, ahubwo umurwayi akanywa amazi ahagije kandi menshi, akirinda ibyo kurya byagiye bitunganywa cyane bikorerwa mu nganda, ahubwo akagana ku by'umwimerere ndetse akagabanya ibiro, agakoresha impagarike, bisobanuye gukora siporo. Ibyo bituma umuntu, umukobwa, umubyeyi, ba bandi bacu bakuze, ababyeyi bacu bakuze, bagira ubuzima bwiza mu myanya yo kororoka. Reka rero tuvuge kuri maharani. Iyi maharani mu Rwanda ibasha kuboneka, ariko burya ni inyunganiramirire igizwe n'ibiti byinshi. Ibiti ni ukuvuga uruhuzahuzwe rw'ibiti byinshi bitanga umusaruro ku myanya myibarukiro y'abadamu. Burya abantu babyimbagirana bya hato na hato bakwiye gukoresha iyi maharani, yongera amahirwe yo gusama. Ni nziza rero kandi abayikoresheje bafite umugisha, harimo n'abagiye babona urubyaro. Iyi maharani yifashishwa mu kuvura ibibyimba byo muri nyababyeyi. Burya yongera n'ubushake mu kubonana k'umugabo n'umugore. Iyi maharani kandi ni nziza kuko ivura infection cyangwa ikirukana infection zo mu myanya ishinzwe kwibaruka y'abadamu, ikuraho ingaruka zo gucura, noneho umuntu akazagera mu bihe byo gucura akagira ubuzima bwiza, ntagire ubushyuhe bwinshi bitewe n'iyi maharani. Iringaniza imisemburo yose y'abadamu ndetse ijyanye n'imyororokere, yifashishwa mu gufasha umugongo, ndetse abantu bagira imihango yavuze, icikagurika, iva kuri gahunda, iryana, ni byiza gukoresha inyunganiramirire. Maharani ituma uruhu ruba rwiza, ifasha abafite ingaruka z'uko bakoresheje onapo, ituma abari babuze imihango bayibona, ituma ababyaye bisubira vuba, ndetse ubwo n'abagize ibibazo byo gukuramo inda abakwiye kuyikoresha kuko ituma bisubira vuba, ituma imihango isubira kuri gahunda nziza, igakuraho burundu kubabara igihe umuntu ari mu mihango. Ni byiza gukoresha maharani igihe waba ufite ibibazo byose, ariko si n'icyo gihe gusa, ahubwo si ngombwa gukoresha ibintu kuko twarwaye, ahubwo kwikingira biruta kwivura. Ikindi ni uko ku bantu bari gukoresha iyi maharani kugira ngo ibafashe yunganirane n'ibindi, hanyuma ibe yabafasha kubona urubyaro, ni byiza kuyikoresha ku babyumva neza umunsi wa 13, wa 14, wa 15. Ibyo ni ibihe by'uburumbuke ku badamu, kandi ntabwo yemewe kuyikoresha igihe umudamu yasamye. Ni byiza kuyikoresha mbere y'uko usama, atari nyuma y'uburumbuke.